Ishimye kongera kukwakira. Ariko nawe ufite umunaniro. Umeze ute se? Nari mvuye mu rugo. Icyumweru maze hari urumva ari ibintu wari ufite urukumbuzi. Kuzi kuba atari mu rugo. Uryama ntusinzira uraryama kumva ntibigenda. Safari yagenze neza kwa ko nkubona uri muzima. Ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo. Ndashima Imana ngo kwa nkubonye. Icyo nshaka kumenya nuko abantu bari abagufashe gusa babasore twagiye tuvugana bambwira ko bakubaye hafi kugira ngo bashe kubona service nibyo ahantu hose nagiraga nasanga babitunganije nawe ugize bingura baramfashije pe ku buryo bushoboka service naziboneye ku gihe ntago byangoye ubu byangombwa mwe nabizanye cyo gukundira ibyo ni sezerano wamaye ko ugomba kuvayo bugingo mwarabonanye mana mbiga mbese baga umugabo wawe kuntazi kubana ntabwo twanarwa kubifatira neza umugore ngo bamfashe neza pe bamfashe neza uburyo bwose bushoboka ntacyo mbashinje babwe muzaza mu rugo natwe tubakire nko mwanyakiriye cyane bari abasore uriya mugabo ngo ni bugingo na wa musore Clavier baturanye buriya n'abantu bagumye kutubungabungira buriya butaka nukuri pe barakoze pe barakoze iyo ngiye mufite akantu mbicaza ahantu njye nawe narabaguriye nubwo bagoye rwose kigeretse kuri ibyo ni abakristo barumva ni abantu twabanye kuva kera nta mpamvu yo kutagufasha nukuri baramfashije pe ariko sheri shimye Imana pe Mana ubyumve ko ngushimye ko madame agarutse amahoro kandi byari bimujyanye nabyo akaba yabashe kubibona izina ryawe ryawe icyubahiro amen Imana ishimwe n'ukuri akosheri kuvuga mu gutaruka uriya mukobwa mbonye nubahe ni bwoko ki umuntu uvuga amagambo angana kuriya umuntu uteye kuriya ari hano hakora iki murabura udafata umuntu ngo mujyane kwa muganga mukamuzana ahangaha uko sheri mukamutereka muri inzu umuntu ari umurwayi wo mu mutwe sheri ntabwo ari umurwayi wo mu mutwe ni iki niba atari umurwayi wo mu mutwe umuntu muzima avuga amagambo angana kuriya ahura utuntu twose yiboneye abwira njyewe birumvikana ariko buriya umenya amakuru ye nawe wamugiriye impuhwe umenya amakuru ye nawe wamugiriye ubwo wagize impuhwe ndakuzi sheri hangana nyumvi urabona uriya mungu wacu yivi urabona ukuntu ari umutesi ari umunyankwe kurusha twebwe uko tubitekereza yaragiye arifata agira atya kwa kundi iyo abava mu kazi agira gutya akubitane n'uriya mukobwa ntabwo bakubitanye yambwiye ko ngo yinjiye mu modoka yakajya mu ibuto akamuzana atabizi mbabwira ngo ni umurwayi usukamakanya ngo yacunze ahantu yaparitse umuntu ajya mu modoka mu ibuto ari muzima uvugishije ni imodoka y'umuntu atazi ngo acunga ahantu aparitse sinzi ibintu ngo yaragiye gufata yaragiye kugura ya marangi dushaka gusiga hara mu cyumba muri bya byumba by'epfo kugaruka yatse imodoka ahita yigendera ageze anagiye kuvanamo ibintu abona muri mukobwa namwe mwinjiza mu nzu buretse se unyumvi urumva ntabwo nari guhita mwemerera icyo kintu yaraje apanga n'umuzamu bamuhisha muri kakumbi inyuma hariya iki kazamu nawe utabizi ntabyo nzi umukobwa kubisema iminsi niba ari 4 niba ari 5 sinzi ukuntu ninyure hariya nimugoroba nari mvuye kuri eglise umuntu numva avugije induru numva ngubiswe n'inkuba nanjye ndahagarara ndareba mbona n'umuntu w'umukobwa uhagaze mu kazu kazamu birancanga ngiye kubona mbona zamaraje na Dani batangira kunsohora uburyo yageze aho ngaho ariko Dani kabera yarabimbwiyeho ati rwose ari umurimo gufasha ntarasiponego neza nuko naje kumubona twicara na Dani atangira kunsobanura ibye nanjye ndavuga n'umuntu ubabaje gutya ariko cyane nibwo ari mvuga ngo umuntu ubabaje nkaho akabwiye Dani ko ibyo atakoza atari byo nawe uramushyigikira ariko ntabwo uhita ufata umuntu umwirukane ariko kubera iki
muzajya mubona n'abasazi ku muhanda muzane mu rugo ngo muri gufasha akujya umenya ko turi abakristo ndabyemera pe ariko turi abakristo bazi ubwenge ariko Imana Kristo ntabwo bivuga ngo buri ubwenge nabo buzimanira kuruka none se icyo nta kintu ahungabanyije hano wenda usibye discipline wenda igeze ku mashyi ariko nizera yuko dufatanyije nk'umuryango hari uburyo dushobora kugira gute kumubera ikiraro cyo kuva muri iriya mibereho mibi nk'uri yagize ikibazo wamenye ubaza he nk'ubaguye muri uru rugo ushatse kumbwira ko wavuga kuri amenaru we ariko shere tureke no kuhagwa wafashe inzu yose akayimenagurira wamenye umubaza iki wamubariza he ari mwebwe mwatindikiye umuntu nk'uriye nibyana ndimo kukubwira buriya nta kabura imvano hari impamvu Imana yemeye yuko agera mu muryango wacu iyo mpamvu rero niyo igomba kuduha icyerekezo twe gufata ibyemezo duhubutse sibyo reka tugire guti reka dutegereze turebe ibyo ari byo njye ntabwo impamvu ndi kuyumva niba inahari ibe ku bandi ntibe kuri uriya mukobwa umeze nk'umurwayi wo mu mutwe ntabwo njye nabyemera gusa kiriya ni igiki mubitse muri iyi nzu sheri urakomeje se ubu watwawe n'iki Dani uvugishije ukuri mama ibaze ko utangiye kuzana ibintu bya nyogokuru kano kanya ibihize nyogokuru yarifashe ngo afite umusaza we ngo yakundaga cyane ngo apfuye ngo bari za Uganda ngo na za Tanzania ngo twarasaga akanyita Dani ubu ngubu nawe uraje utangiye gukomeza ingite Dani koko mama izina nirikujije bitwaye ko nguhamagaye tumenya ko ari iryawe nitwa Boni ibindi byose mubishyire ku ruhande na papa uzari mukura ubu mushaka kunjyana mu rwego rw'intare yaburetse nasuzami mukuramo kukwita Dani iyo muri kumwe nibwo rivuga ahubwo wowe wamwagije ibintu byose n'izina ryanjye karyibagiye naho uyo muri kumwe amamagara Boni ahubwo ibintu byo kumwibagiza ntabwo ari byo ntabwo ari iki ngewe rwo ahubwo n'ubinshyiramo aho sumye mama ko hatinze iriya se waragiye dutegereza kuzaza igihe kirarenga urakomeza wigumirayo oya ntabwo ari ukugumayo hari utuntu tutagenze neza nagombaga kubanza gukemura nkaza nturangije nkazira rimwe nawe ntabwo nari kuza ngo nongere nsubire uko wagira ngo ntabwo wari dukumbuye nari nkumbuye mu rugo naricaraga narya nkumva siri kumanuka noneho kuryama ahantu hatari mu rugo uraryama ugacya mbafu ntaguritse waragiye ushima ubushyitsi wigumirayo nitwo tuntu nyine nagombaga gukemura mwana wanjye ntabwo nari kuza ntabirangije byose icyari cyanjyanye nagombaga kuza ngikemuye cyose uzi ukuntu bibangama kuba mu rugo rutarimo umubyeyi w'umumama hari isafuriya nari najyanye hari isahani nari najyanye ariko wowe ntabwo wari uhari nyine njye si byiniki mwatetse mukarya mukaryama hari ikindi kibazo siko ushaka umuntu wabwira ikibazo ukamubura yego papa turi inshuti turaganira yego mfite cya gitsure cye ariko wowe nibura niba umuntu akubwiye ikibazo utiyo humura mwana wanjye umugani kuvuga no gutaka umugani imbere so tunyibutse bone nshaka kubaza ikibazo kandi nsubize ni gute wafashe papa wawe ukamushyiramo iriya myumvire yo kuvuga ngo muzane uriya mwanda w'umusazi hano mu rugo uriya mukobwa ntabwo ari umusazi pe ni iki wenda afite ibibazo runaka uriya muri byo nta kibazo afite mu mutwe ntacyo nta burwayi afite mu mutwe ahubwo ni ibibazo by'ubuzima bwe bwa buri munsi yabayemo bwamugize umusazi se oya no kwiyakira ko ari ahangaha ashobora kuba yarya buri munsi biramugora arya atakoze nyine iyo umuntu arya yicaye rwose biranamugora byo uvugishije ukuri pe iyo umuntu arya atakoze abona ibiryo imbere ye biramugora rwose niyo byamugira umusazi nyine mama reka nkubwize ukuri ukuntu njye nahuye nawe duhura bwa mbere nari ngiye kogesha imodoka mu Kinamba none ubu kubera ukuntu aba yarari guhogura ikagira vuba ngo kure mu nzira agira vuba ikize koza imodoka zindi byaseze imodoka uriya ni umututira buri kazi kose abonye agakora kugira ngo abone amafaranga none abampurije amazi mu maso aramanuka no kugenda hose ndatoha uburwayi buranga ntabwo ari uburwayi ni accident nyine yari agize nk'ibindi byose ahubwo none undi munsi twarahuye agiye
ari gucuruza nimba ari amandazi nimba ari ibiraha ugiyoza imodoka agacuruza n'ibiraha se n'ibiraha we nyine no gufurira barabikora buri hantu hose hari amafaranga bamubwiye ngo hano harimo akazi ateye urwanda kajyayo rero mama ihangane urangije uravuga uti mama ntawe uhari tureka mfate ibitagaragasi byose ngende njugunye mu rugo ukuntu byagenze naparitse imodoka yinjiramo nk'umurwayi wese nyine ndaza ngera hano mu rugo simfunguye ndebyemo gutya inyuma nsanga harimo umuntu waje mu biki waje hano gukora iki wambabare ugasubirayo yanga kugenda ubuzwa n'iki se gusohora isano zamu ntabwo yari ahari yubwira zamu agaterura akajugunya hanze ntabwo umuntu yaguhungiraho ari guhungira yari ahunze ikize ni ibibazo nyine n'ubukene byose akumva ko hano ibibazo bye bigomba gushira mu nzu aho bari bamwirukanye pe none nitwe twubakira abantu bose ba Kigali bayobozi iyo bajya nitwe twubakira indushyi zose reka mbigusaba ngorenge nk'umwana wawe wihangane mu gihe gitoya cyane namara kubona ubuzima amaze kubona ahantu yajya mba nirekera nkubwire mu mwana wanjye urabizi uri wowe mwana wenyine mfite kandi ndagukunda pe kuruta uko njye nikunda ariko niba nawe uzi ko nkunda Boni ukaba uzi ko unanyubaha nka mama wawe uriya mwanda aho wawukuye wongera uterura usubizeyo ubimwita umwanda mama nyine ashobora kuba atagushimishije kano kanya cyangwa ari kurya ibiryo by'ubuntu ariko wakwihangana si ibiryo njye ntabwo nabana n'imbobo mu nzu sinabana n'umunyamafuti mu nzu sinabana n'umuntu usa kuri iyo udashobotse ntabwo nabana nawe mu nzu ngeze ukuri mama hari ubwo wari wabona ikintu na kimwe yangeje hano hari ubwo wari wamubona yemereye ibiryo hari ubwo wari wamubona none ushatse kuvuga ko wafashe amategeko muri ubwo atagomba gusohokamo wowe ubwawe wafashe imyanzuro wifatiye amategeko oya ntabwo ari amategeko njye nafashe ahubwo ndi kubigusaba kugira ngo bigende neza agume hano atuze ntaho azaguma kandi nimutabikora neza njye ndabikora mu buryo bwanjye njye numva nshaka kubikoramo kandi butari bwiza reka nkwereke basi reka dufate ibyumweru 3 abarimo hano mu rugo Boni uretse n'ibyumweru 3 n'isaha imwe simukeneye hano mu rugo Chérie icyayi wagiteretse ntabwo ushaka kiranywaho Chérie oya mbabarira wiza nizo blague zawe ntabwo icyari cyo cyanganye hano ahubwo ndashaka kusobanurira Chérie nsobanurira mbwira uriya mukobwa nabonye hano yaje gute ari hano gute wamuzanye gute mu bantu bose ikinyabupfura kuriya utinyuka akambwira amagambo angana kuriya uriya mukobwa wamukuye he bishobora kuba byarakubabaje byarambabaje ariko rwose mu bantu udakwiriye guhangayikira muri ubu buzima uriya mukobwa arimo ndakwinze gerageza njyewe nyumva umuntu utagira ikinyabupfura kuriya uramufata ukamuzana se wamukuye he wamukuyeho umuntu umeze kuriya umuntu utagira ikinyabupfura warangiza no ukambwira ngo ni inshuti yawe gute uriya mukobwa umuntu w'umukobwa ari inshuti yawe gute uriya mukobwa ni inshuti yawe gute se kandi umuntu w'umukobwa ari inshuti yawe gute ni ibintu bisanzwe ese waje kumunsimbuza wowe uri umukunzi wanjye uri fiance wanjye turi gutegura ubukwe none ari hano nk'iki we muhangayikira icyayi leo washyize muri bya birungo niba ari umudarasini si kiryoshye yaraturungo noneho kamukorera umugati suko ntaduke ntabwo abana aya magrese ngero mba nshaka ngero sigabanya ibiro nawe dore ko ibiro byanjye bigutwaye iki uko nashyizeho gahunda ya siporo yanjye nawe every Saturday kugira ngo ibiro bigabanuke Jebo na ibiro byanjye nta kintu bintu umenenepa sana ibiro byanjye bigutwaye uzwi none twasohokanye gakeya tujyana n'amaguru ka evening walk baba ubuva uri se kamushyiremo akawakongera ngo mushaka kubyuka nice wow thank you ngewe rero uhumirize kuko ngiye kwishyiriraho ndabizi nishyiraho ndeba watangira ugire ngo iki iyi alimentation mugumye kuyihahira bagira abantu imigati myiza ikintu bakundira bari na mishyashya ashobora kuvuga ko ari gutaruka shimye ku byangombwa bizanye
turakoresha ikiburabutaka. Urajya ngo tubukoreshe iki koko? Ngewe ko nari nabwiye uriya mugabo ngo nshakire umuntu uhahinga kubera ukuntu nasanze hararaye wagira ngo se nabwiye uriya mugabo wowe uyu ujya uhihingira bazi. Arambwira ati ngewe uje guhinga ngafite umugore w'umunebwe. Arambwira ati ngira umugore w'umunebwe. Ati ngewe no kugira ngo ahinge n'ahacu ati biragoye. Bugingo afite umugore umusumba agashaka gukora rwose yarandahiye. Arambwira ati rero ngo icyiza ati mwashaka ati nabashakira umuntu uhakora. Ndavuga uzamushake ajya hihingira ibyo aramuharanira bikeneye. Ntabwo ari umuntu uri kuguhangisha pe. Oya shiri oya ntabwo nabyumva ntabwo ndi kubyumva pe. Ntabwo rero nongeye muhisha. Ari hano umuryango wose ubizi. Yaje gute se yaje ryari? Yaje gushaka ubufasha ari hano mu rugo. Uretse ko twese turi inshuti nyine bitewe na situation yari arimo mbona ari umuntu uteye impuhwe wabaje. Ngewe ntabwo mbyumva ukuntu ufata umukobwa wenda ari umusore mugenzi wawe ndabyumva. Ariko umuntu umukobwa ngo urone ngo ni inshuti yawe. Byo nyine reba ukuntu asa, reba ukuntu yambara, reba ukuntu avuga. Urabona uriya muntu ari we ngewe nkwiriye kubona gusa. None ureba ukuntu asa rero. Urangije uramufata ngo uramuzana hano ngo nubufasha akeneye. Nyine nubufasha akeneye pe nta kindi kintu. Ubuhe bufasha sikeneye. Gerageza nyumve. Gerageza nyumve. Ngewe rega ntabwo nakubeshya. Narabikubwiye ko ari umukobwa nyine nkunda kuri ino si. Nta wundi mukobwa n'umwe numva wazagusimbura. Uyu none kuki wamuzanye hano? Ukomeza kumuhangira. None se iyo umufata ukamufashiriza iyo yarari utarinze kumuzana. Nta hantu yari afite uko. Iyo umukodeshereza se wenda n'inzu yo kubamo kugira ngo ufate umukobwa umuzana ahangaha. Ibyo bintu no kwangiza amafaranga. Yageze hano ababyeyi barabyumva nabo bicara ahangaha. Ababyeyi barabyemeye koko. Barabyakiriye nyine nabo bari kugenda. Kucumbikira umukobwa. Ni ukumufasha ntabwo ari kumucumbikira ngo byiteka ryose. Namara gutuza amaze gushyira ubuzima bwe ku murongo azasohoka agenda. Hano hose ntabwo mbabara ntabwo mbyumva kandi byaranandakaje cyane. Aho ubuze ko ngitangiye kunzamura isukari. Kandi ari wowe wabiteye. Ni wowe wabiteye shiri baze gusanga umukobwa ahangaha ngo ni wowe wamuzanye ngo waramufashije wari kugenda ukamufashiriza iriya ntabwo ari kumuzana ahangaha. Shiri kutansubiza. Ndashaka kunsubize kandi niwe wakoze amakosa ndashaka kunsubiza. Kugira ngo nyine ubuyobozi butatureba n'aba ahantu haraye. Ari babyita ngo no kuhatisha no kugira. Kwatisha watisha umuntu akaguha amafaranga. Ko n'umuntu ukeneye. Ahubwo twatugize amahirwe tubonye umuntu uri serious. Uharinda icyo kigunda buryo tutazagongana n'ubuyobozi. Kuko none n'abandi baturage bakuruhande ngo barasakuzaga ngo havamo ibibonera nyine. Abandi bahahinze baburi n'abajura babona bisha n'iki. Ubwo ngura mungu nyine ngo azashaka umuntu hahinga. Mu gihe turimo gutegura ikintu cyo kuhakorera. Siko nta mushobozi urabona ngo tububake. Ariko sije bukaba ari mu miturire. Nisinze hari ukayimaze iki? Gemba niba kubaka gusa kabaye. Inzu iteretse hariya bakabura umupangayi. Sheri ni mu cyaro baguhangahe? Aje centre hano hari umuriro akabana n'amazi. Baguhangahe? Uzi n'abajya badwa ni 50 ntabwo yaburi cyaha mu rugo yagura umufuka mucira. Ndumva ngaro ushaka amafaranga yo kubaka. Ni imibare miremire ariko tugomba kuyabona. Gake. Sheri. Kushimya musaza wanyu yagiye zamu yagiye. Zamu afite ubukwe bwamubyaraho. Hari mubyara we ngo wenda kwimariye. Yasabye uruhushya. Yarambwiye ati rwose boss mbabara umfashe mu ruhushya. Nigiye umuntu hafi afite ugomba kumwitaho ni imfubyi mugenzi wanjye. Ngiye twasigaranye. Arambwira ati mfashe mu ruhushya ngenda hakiri kare mu myiteguro. Isamara iminsi ngahe. Arambwira ati umpawaro kama nk'icyumwe. Ntabwo kimwe ntabwo cyashoboka. Oya. Ntabwo kimwe cyashata. Oya zamu n'umwana mwiza aragikuye pe. Cyumwana aragikuye zamu. Namaye minsi 3. Yonyine. C'est vrai. Ubukwe azagenda umunsi ubukwe ejo yongera agaruke. Asinda atizo mu cyaro. Kandi koko abakeneye kuvuma. Asinda atizo mu cyaro. Ko nabonye Dani nawe akunda kuvumbara ariko ziri hazira rwanye. Azari kujya ejo ndi hari iki. Azari kwikira iryo zina. Nambwe uzari buzana papa wawe. Ngiye izina ryanye ko ntago nkirishaka mujye munyita Boringe ntago ndi Dani ambo. Ubwo rero zamugiye muri gahunda
kugira ngo ari ikindi kibazo yagize ariko nyine ubwazagaruka muri iyo minsi. Ukishuri nta kibazo reka tubyihurire ndabona bikujyanye kure sibyo ahubwo se mbwira gahunda yanjye nawe bimeze gute ko nagusabye ko tujyana ahantu tukicara tukaganira kuri ya gahunda. Chiri ese wabaye iki? Okay, reka nkwereke. Sindaza kugusura nkabona wagiye kure n'ibyo uri gutekereza. Oya ntabwo uri buri ngende hano rwose wowe ntuhangayike. Ndahari kandi narebaga wagiye kure uri gutekereza. Wowe nimba uri gutekereza Dina ibintu byose byihorere pe. Oya ibyo ngibyo twabivuye ndi kukubaza ngo ni ryari tuzajyana ahantu tukicarana tukaganira kuri ya gahunda yacu. Kuri ya proje twari dufite yiba. Okay. Chiri reka nkwereke. Wenda muri aka kanya hari kuzamo ibintu by'akazi byinshi cyane hari kuzamo utundi tubazo dutuma ntaboneka 100% uko bikwiriye but ndi kubipanga nzagusohokana ahantu heza hakwiranye nawe akwiranye n'umukobwa mwiza nawe then wishime tunezerwe then tunapanga ubukwe bwacu neza ariko nyine dukeneye kubipanga hakiri kare kuko nabigusabye guhera mbere nabigusabye none naraje nsanga bazanye umukobwa mu rugo kandi nari narabigusabye. Sunshiri ni ibintu byadanje ku buryo tutabivugana kuri telefone. Oya kugenda kubivugana twicaye ahantu dutuje ahantu hatuje nibyo byiza. Nako ushobora no kujya kuri ChatGPT akabireba agahita akora liste y'ibintu byose bikenewe. Nyine ariko ni ngombwa kugira ngo twicara ahantu sibyo twicara ahantu tuganire nyine tubivuganeho twicaye ahantu hatuje kandi turi twenyine. Umwanya wanjye buri gihe n'uwawe ntabwo uzambura aho uzanyenera hose nzaba mpari. Ariko nyine ushaka ukuntu ukemura ibintu by'uriya mukobwa. Okay, urenda ndabikura mu nzira pe. Ahubwo next week tugomba guhura tukicara ahantu heza tukabiganiraho tugakora n'akaliste k'ibintu byose tugara budget ikenewe then uko bwacu nabwo bukava mu nzira. Tugomba kubipanga tukajya kwicara ahantu neza tukabivugana. Ariko ejo ndagukunda. Nayo ndagukunda. Sinzi impamvu ushaka kuduta cyane. Sinzi impamvu ushaka kudutaho. Ndagukunda cyane. Ndagukunda. Kandi ntukajya uhangayika. Nizere ko wamutwerereye ukamutwera no ku ruhande rwanjye ko zamuyumva mpaye ari kumutwerera pe. Abantu banshimisha muri urugo zamba. Ese ubwo urumva yavanga n'umuteye akantu koko. Nyine nakandi wakarengejeho. Ese narabikoze. Erega iyo udahari ibiro byose mbira bireba. Ashyiraho uruhara rwanjye n'urwawe. Kandi uburyo wibaniye n'umuzamu wanga. Narambwiye. Uzamure mushimisha muri urugo. Dore akira impamba yawe n'intwererano kandi na mama Boni hari ukuntu nawe twavuganye arambwa ngo ushyiraho kandi ka nawe hari intwererano yi akwiye cyane kuntwerera zamu wanje cyane rwose narabikoze ariko bamugani bandi muzi ufitiye gahunda hagiye kujya mu musko dufite amasengesho kuri eglise niko bino mbamubwirisha ni hari ibintu uzagabanya sibyo byigize kandi mukurushatse wanyuma nyine mbwira ukomeje kwishingana amasengesho yo ku rusengero niko wavuze amasengesho ukajya uko wavuze amasengesho ukajya so tureke gusenga kandi rikamubwire sheri ngiye gahunda zanjye zose nzubakira ku Uwiteka Imana Nyiringabo ndabyemera iyo mbonye rero kazi ntago yabyanyiciye akazi sibyo ubu ngiye kujya mu kazi nze kugakora kugeza saa 10 ni amasengesho ni mugoroba ntabwo ari amasengesho ngo ngiye kwirirwamo nica akazi sibyo ako nabyo urabizi ko ngengera gutya cyacyo cyo kuwa kane ngafata y'umunsi umwe nibura ngagenda amara amasaha 3 ngasubira mu kazi by'amasengesho by'ubigendamo gakeshereye ntabwo nabigendamo gake nukure eko se nuko bavuze se masengesho tindajyaye ko bavuze amasengesho tindajyaye ntushye umuntu utagira icyo akora reka sheri intwaro y'umukristo no gusenga Boni. Mama.
mama ubu nari n'ikintu kwibaza ku by'uriya mukobwa ariko twuzanye uriya mukobwa mu rugo papa wawe nawe akagushyigikira abantu bose bazi ko aba aha ngaha nibaza nk'ubu aramutse agiye akagira ikibazo ahura nacyo mw'abantu mwe twakiva imbere dute kuba yagiye nyine nabyo ngo ni ikibazo pe ariko nyine wagize nk'ikintu abo ho gato ibi bintu twabikira ako ni mukuru utahura n'ikibazo ashobora kuba yakwirinda muri sitasiyo runaka yageramo hari ibintu dukina nabyo nyamara nawe rero afite utuntu dukoza twinshi cyane uburyo yifata akagenda atabanje kugira ikintu na kimwe avuga atabanje kubambona inama reka mubwire wa mwana we mubwire mubwize ukuri mu bintu byose ujye ushishoza mboniye muri iki gihe hari sinzi ukuntu nabikubwira jya ugerageza wumve izo mpuhwe zawe gerageza uzigabanye mwana wanjye igihe turimo ntabwo ari igihe cy'impuhwe ugirira buri wese hari uwo kugirirwa impuhwe ariko ntabwo bose araba kugirirwa impuhwe kandi bose ntabwo wabaye abizerwa uzi ubuzima yari arimo uzi ibibazo yari afite ukuntu yari ahangayitse uba adukururiye ibindi ariko turasenga rero wowe na papa wanyu wowe na papa wawe ibintu byo gusenga musahari nk'aho mwabiguranye ubuzima akantu kose kavuzwe gusenga hajya abasenga nta bibazo bahura nabyo bibiri twigisha kugira ineza mu buzima bwacu bwa buri munsi tugomba kugira ineza abagenzi bacu abadukomokaho abatugana umuntu yakugana hari impunzi ukavuga ngo toka ndakwirukanye usubira iwanyu bagende bakwica wibwira se ko umuntu wese uhunze aba afite ikihungisho kandi n'igihunga aje guhunga kuguhungabanya wowe ubwawe iminsi amazangaha nta kibazo cye ndakeka nawe bibona nyine reka twihangane dutegereze turebe wenda nibigereje atari yaza tuzagenda tumushakishe uzashakira he nzajye gutya ku mihanda nyine mushakishe uzajya kumushakira wamutoragura abantu uzanzanira n'akatazazuba akazana muri uru rugo nukomeza ibintu byawe na papa wawe mugakomeza kwigira abantu nk'aho muri marayika nk'aho muri mwaje gucungura abantu kuri iyi si njyewe hari igihe ibintu bizaza mbigarike mbihorere kandi muzabibona reba muri kino gihe kuko murakabije ntabwo yabaye mbi pe yego natwe tugenda nk'abandi hagomba kubaho itandukaniro nibura hakaba abantu bavuga ngo ni bazima hariho abantu bakiri imfura bashobora kuba batanga itandukaniro sekajya mbihorera ni akazi kanyu jya kora musenga imana mbakuye imana nyine muyisenga nk'uko muyisenga mufate mukomeze amavi uriya mukobwa ntagire ikibazo ahura nacyo ejo nawe ataragira ahangaha ejo bundi nzajya kumureba nzajya kumushakisha mbanze menye ubuzima arimo nimba hano yaharambiwe yagiye kongera kwibana nyine ndakubaza uzashakira hano mu mihanda yose nyine ahantu agiye uzenguruka igihugu cyose uhiga umuntu twahuye nk'inshuro nk'eshatu ubundi wagira ngo yari gatumwe wagira ngo ni umuntu wari wamuntu aho se ko narutse mu cyumba numva mwibaza ibya wa mukobwa mwaho mwamenye agakuru ke abaherereye kahe ko ntago ko aribyo ndi kubwira uyu muhungu papa nandi kumubwira ngo nzagerageza ejo naba ataraza nzagerageza ushoka byose ngo ajye kumuhiga uzamushakira he ko ariho mbaye ariko bambwira ni ikibazo gikomeye ese ngo baramutse ahuye n'ikibazo ahantu sicyo navuga ugasanga baducanyeho umuriro yego batubaza amakuru ye ubu karitsiye yose irabizi ko hari umuntu dufite ahangaha kandi nibyo koko ntabwo twabana n'umuntu ahangaha tutamenyesha amakuru mu buyobozi bw'umudugudu urumva nk'ubu rero abuze ugasanga tujye mu iperereza tubazwa n'ibyo tutazi reka mbyishyiraho basi reka mbigire umutwaro ariko ntukajye wumva ko ibintu byose uzajya ubyishyiraho twe tugacicika tugatura ibintu byose uzajya ubyirengera boni nubwo nagushyigiye kugira ngo uriya mukobwa abashe kuba ari hano ariko ndabona azadukura ibibazo bikomeye niba umuntu yifata akavana mu rugo atavuze ibibazo gusa ntabwo ari ibibazo gusa akagenda nta muntu amenyesheje nawe nyiri igira hino ni ko mukobwa ubu ni igihe ki aya masaha uravayo urajyayo
uravuye urageye vuga se ibyo uvuga niki ntabwo uzi kuvuga nagiye mu kazi